gushwara nkamenya ngo cyusa dukundana afite umwana hanze usibye ko nubwo navuga ngo ni umwana wo hanze ko yego narenje gusobanukirwa ko isimbi tutavukana ariko ngiye mufata nk'umuvandimwe ibyo nari narabikubwiye ngaho rero mbwiza ukuri cyusa iyo watenda isimbi turi babiri ko ndabizi iyo turi batatu wigira intare ngira ngo urabizi nta n'umuntu uba ushaka ko yakuvugiramo noneho turi babiri mbwiza ukuri kubera icyo bakubajije ngo isimbi ni wowe wamuteye inda biguhindura cyane mbwiza ukuri ariko rero iki kinyoma kirimo kirangiza urukundo rwanjye nawe kugeza ku rwego wowe ubwawe utakinyizera na gato. ntabwo ari ukuvuga ko nakwizera cyusa isimbi nkurikije uburyo muzi ikigaragara ameze nk'umuntu waciye bugufi pe ariko se kuki akomeza kwensista akavuga ati umwana n'ibite n'uwawe kuki icyo kintu kigarukaho ikigaragara ni wowe twapfaga asigaye ambwira yuko atagukeneye atanagushaka ibyo no kukubeshya bisobanuye yuko kwa kundi mbasangana muri kumwe mufite ibindi muvugana bigaragaza yuko agushaka urumva ntabwo ushobora kwegekaho umwana inda umuntu utamukeneye nyine ahubwo wanamwihakana arakubwira yuko akeneye ari kurengera umwana ntabwo ari we akeneye siribage kuva kera ntuzi ko uriya muryango ari umunyabinyoma ureba ukuntu ababyeyi be basheze ngo isimbi niwe iribagiza ureba ukuntu iribagiza yabyemeraga akabyemerera mama akabyemerera njyewe n'abantu bose nawe ubwawe ukuntu mwirwaga muburana reka mubaze uvuga ngo ni njye iribagiza undi nawe ngo ni isimbi cyusa ibyo byararangiye none se ubwo urumva yarahindutse ukuri kwaragaragaye nibundi rero aracyari wa wundi ntawe umutima wagiye reka noneho mubaze waryamanye nawe ntiwaryamanye nawe ntabwo waryamanye nawe ntabyo wakoze ni ukuvuga ko isimba arakubeshyera se kuri muri arakubeshyera icyo rero nicyo kibazo cyusa niba ukeneye ko nzaba umugore wawe w'ejo hazaza itoze kumbwiza ukuri kubera ko nidutangira kubeshyanya tutaranabana mu nzu imwe ntabwo urwo rugo rwose ruzakomera kandi turi babiri ndagerageje ndavuga ati reka ntere intambwe kubera ko no muri Bibiliya baravuga ngo umugore agandukira iki umugabo ndavuze reka ntere intambwe nze nkwegere tubiganireho tutuje turi babiri nta muntu uri kutwumviriza ubwo n'ubundi niba byaba ari byo niyo byaba atari byo nkwiye kubyakira ako nshaka kumbwiza ukuri bakunze filime inzira y'umusara CYUSA kubera iki akomeje kuba yabeshya uyu mukobwa iribagiza agumya amubeshya ko atari wateye inda isimbi byose tugiye kuba twabirebera hamwe bibashe kuba byaranga iyi filime rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe jyewe hasi muri comment ubashe gushyiramo ibitekerezo bye by'uburyo ubonamo iyi filime inzira y'umusara nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima ubundi dukomeze kubana ibintu bimeze neza ngiye kukubwira buri kimwe kiraza kuba cyakurikira hano kuri ino filime ariko turaza ntago twakirengagiza ibintu twabashe kuba twabonamo kubera ko twabonye ko uyu musaza papa kamarade yari arimo aganira n'uyu mukobwa iribagiza ahari ibintu barimo baganira arimo amubwira ukuri k'umuntu wishe ababyeyi be amubwira ko ari Rugema yishe ababyeyi we Fabiola abarahageze ese ibintu biraza kuba bimeze bite se ibi byose turaza kuba twabirebera hamwe biraza kuba byaranga iyi filimi rero nimba tubashije kuba twagerana hano ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe ubanza uri kandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza
mubwire buri kimwe cyose. Kamarade rero na Emile sebo ibyabo biraza kuba byaherera hehe, kubera ko twabonye ko bafite urujijo rw'umuntu uzabasha kuba yatera Iribagiza umuti wa kabiri, kubera ko twabonye ko umuti wa kabiri Iribagiza mu kugira ngo awunywe nuko azawuterwa. Rero bafite urujijo, se ninde uzawumutera? Byose nabyo turaza kuba twabirebera hamwe. Ese Fabiola ndetse n'uyu mukobwa Isimbi we ibyabo bigeze he, kubera ko Fabiola twabonye ko afite umunwa munini cyane, ashaka kuba yabwira buri kintu cyose kibaye hano mwa runo rugo, ashaka kuba yakibwira Nyiranambara, ariko Isimbi ntago byigeze bimushimisha. Byose turaza kuba twabirebera hamwe, kandi iyi niyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yakugezaho amakuru kuri filime Inzira y'Umusaraba, niyo yonyine ibasha kuba yayatanga ari ukuri. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri ino channel bwa mbere, kanda subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa n'izi video zacu, ubundi ngiye kuba nakubwira buri kimwe cyabashe kuba byaranga iyi filime, kubera ko ni ibintu byiza byinshi byabashe kuba byayiranga, aho Iribagiza yabashe kuba yabaza Cyusa ati ninde wabashe kuba watera inda Isimbi atari wowe. Rero Iribagiza yatangiye kuba yakeka uyu musore Cyusa, kubera ko yamaze kuba yamenya ko ari we wateye inda Isimbi, ariko Cyusa agumya byihakana. Rero uyu musaza papa Kamarade we ibye kubera ko ntago bimeze neza, kubera ko yari arimo aganira n'uyu mukobwa Iribagiza, arimo amubwira umuntu wabashe kuba yakica ababyeyi be, amubwira ko ari Rugema. Rero Fabiola ntago byatinze yahise ahagera, abasha ko yamubwira ati papa Kamarade wowe ni wenje kureba. Rero Iribagiza yagumye abaza uyu musaza papa Kamarade iby'urupfu rw'ababyeyi bye n'uburyo azanywa umuti wa kabiri, ariko uyu musaza ntago yigeze amurangiriza inkuru, kubera ko yari akirimo amubwira ibintu byabashe kuba byaranga urupfu rw'ababyeyi ba Iribagiza, amubwira ko ari Rugema wabashe kuba wakica ababyeyi be. Ariko twabonye Fabiola ahise ahagera, atangira kuba yabwira uyu musaza nabi, kubera ko Fabiola yamaze kuba yavumbura uyu musaza ko atazanywe hano n'ubusa gusa, yazanywe hano no kuneka, kubera ko yumvishe bwa mbere muri episode yarangiye arimo abwira Iribagiza ati ugomba kuba uyu musaza papa Kamarade arimo abwira Iribagiza ati ugomba kuba wanywa umuti wa kabiri. Rero nicyo kintu Fabiola yigeze kuba yakumvaho, ahita akeka ko uyu musaza afite umuti wa kabiri. Rero iyo abonye Fabiola iyo abonye uyu musaza na Iribagiza bari kumwe, ahita atangira kuba yakeka ibindi bintu bikomeye cyane, ariko hano ntago Fabiola yigeze abyihererana, kubera ko yaje amubwira buri kimwe cyose azi, acira uyu musaza imigani ikomeye cyane tutabasha kuba twavugira hano. Rero ni ibintu byiza biraza kuba byaranga iyi filimi yacu, kubera ko Iribagiza namara ko yanywa umuti wa kabiri, kubera ko uyu musaza yamurangiye pa Kamarade na Emile mu cyaro ko aribo bagomba kuba bamuha umuti wa kabiri. Ariko Fabiola ntago byigeze bimushimisha cyane, kubera ko yamaze kuba yavumbura ko uyu musaza ashaka ko yasenyura Rugema ndetse na Nyiranambara, kandi uri kumva Rugema na Nyiranambara baramutse basenyutse, Fabiola ntago yasigara nawe, yari ari mu migambi yabo mibi yo kuba barya iyi mitungo yaba Iribagiza. Ariko twabonye ko uyu musaza papa Kamarade yabashe kuba yagera hano mwa runo rugo, abantu benshi bari bazi ko yagambanye, kumbe yaje kuba yashaka ibimenyetso byo kuba yajyana mu rukiko Rugema ndetse na Nyiranambara. Uri kumva ko rero ibintu bikomeje kuba byaryoha. Rero uyu musaza papa Kamarade yararimo aganira na Iribagiza arimo amubaza ati nshobora kuba nabona ibimenyetso, ibintu urimo urambwira ko Rugema ari we ufite uruhare runini mu rupfu rw'ababyeyi banjye, ushobora kuba wabibonera ibimenyetso. Rero uyu musaza papa Kamarade yamubwiye ati ibimenyetso byose yabibona, ariko hari ibimenyetso akirimo ashaka ko bagomba kuba bakitondesha ibintu. Rero uri kumva ko Iribagiza namara ko yanywa umuti wa kabiri, ibintu bizahita bimera neza. uyu musaza papa Kamarade noneho azashinza Rugema mu rukiko, nabwo uri kumva ko Iribagiza n'uyu musaza papa Kamarade babashe kuba bakora ibintu byiza hano muri no film. Rero nimba wari waravuze ati uyu musaza warizeye ko yari yaragambaniye Iribagiza, jyaho hasi muri comment uvuge ati amena, kubera ko Imana yabikoze ibasha kuba yakura uyu musaza mu cyaro, abasha kuba yaza hano mwa runo rugo mugira ngo yagambaniye Iribagiza, kumbe yagambaniye Rugema azi ngo baracyafatanyije imipango
ngo rero uri kumva ko filimi yacu iri kugenda igana ahantu haryoshye. Nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, umaze kuba wasobanukirwa bimwe muri filimi Inzira y'umusaraba, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kubera ko ibintu bigiye kuba byaryoha hano kuri ino filimi. Rero Kamarade na Emile bari mu ihurizo rikomeye cyane, kubera ko bashaka kuba baha Iribagiza umuti wa kabiri, ariko bafite ikibazo cy'umuntu uzabasha kuba wamuha, kubera ko uyu muti wa kabiri Iribagiza azafata azabasha kuba yawuterwa mu rushinge kugira ngo abashe kuba yakira. Rero ahantu azawuterwa ni ku kuboko mu mutsi. Kamarade na Emile rero bafite ubwoba bwinshi cyane bw'umuntu uzabasha kuba yatera urushinge Iribagiza, kubera ko babuze umuntu w'umuganga dogiteri wakabaye amutera uyu muti, yibereye kwa Rugema, ari kumwe na Iribagiza kwa Rugema, kandi nta kuntu bakongera kuba bashyira uriya musaza umuti wa kabiri, kubera ko twamaze kubona ko Fabiola yamaze kuba yavumbura ko Kamarade na Emile babasha kuba bagera hano mwa runo rugo, kubera ko igihe uriya musaza yari agiye kuha Iribagiza umuti wa kabiri ataramwibwira, mwabonye ko uriya musaza yari afite ikibazo gikomeye cyane, kubera ko Iribagiza yemera icyo gihe umuti wa kabiri, kubera ko uriya musaza ntabwo Iribagiza yari yakamumenye, yari yagize ngo ni umuntu w'umuzamu ugiye kuba yamuha umuti, ntabwo yari yamenye ko ari papa Kamarade wari ugiye kuba wamuha umuti wa kabiri. Rero uri kumva ko bari mu ihurizo rikomeye cyane kuba batabasha kuba basubira kuri uriya musaza ngo bamuhe umuti wa kabiri abashe kuba yawuha Iribagiza, kubera ko bahita bavumburwa. Rugema ndetse na Fabiola bari kugenda bavumbura ko uriya musaza atangiye kuba yabagambanira. Rero niyo mpamvu mwabonye muri episode y'ejo Rugema yari afite ubwoba bwinshi cyane, akabasha kuba yakubwira uyu musaza akari ku mutima. Rero uyu musaza papa Kamarade urabona ko hano mwa runo rugo nubwo yaje kuba yashaka amakuru kuri Rugema, ariko ntabwo bizabasha kuba byamuhira, kubera ko Fabiola yamaze kuba yavumbura uyu musaza ikintu cyamuzanye hano. Niyo mpamvu Fabiola atakizera uyu musaza na rimwe, niyo mpamvu mwabonye arimo aganira na Iribagiza uyu musaza. Fabiola yaje akamucira imigani ikomeye cyane ibasha kuba yatera uyu musaza agahinda. Niyo mpamvu mwabonye uyu musaza nubwo ari hano kwa Rugema afite ubwoba bwinshi cyane bw'uburyo Fabiola asigaye amubonamo, uburyo asigaye amurebamo byose. Rero nibyo biri kugumya bitera uyu musaza ubwoba, agashaka ko yava hano mwa runo rugo, ariko kubera ko akirimo ashakisha ibimenyetso by'uko azajya kurenganura Iribagiza mu rukiko, niyo mpamvu afite ubwoba ko ashobora no kwicirwa mwa runo rugo ataratanga ubuhamya mu rukiko ashinjura Iribagiza avuga uburyo Rugema yishe ababyeyi be. Rero uri kumva ko ari ibintu bikomeye cyane bitangiye kuba byaza hano muri ino filimi, kuba twari tugeze aho Iribagiza yari agiye ko yanywa umuti wa kabiri, ariko ibintu bigahinduka hakazamo kidobya, kubera ko uyu musaza ntago yabasha ko yaha Iribagiza umuti wa kabiri, kubera ko yawumuhaye bwa mbere ihirwe yari afite rya mbere ryaramucitse, kubona ihirwe rya kabiri byamugora. Rero Kamarade na Emile niyo mpamvu bari kugumya batekereza ko uyu muti bashobora kuba bawujyana kwa CYUSA, kubera ko kwa CYUSA bafite amafaranga menshi, akaba aribo babasha kuba bashaka umuganga akazawuha Iribagiza, kandi bafite ubundi bwoba bwinshi cyane ko Rugema yaba yarabatese agatego k'uburyo bashobora kuba bahamo Iribagiza umuti wa kabiri, bavuga ati bawujyanye kwa CYUSA Rugema yaba yarabateze agatego, ashobora kuba hari ibintu Rugema yabatezemo agatego yuko Rugema ntago yapfushirizaho, kubera ko twabonye ko Rugema ashaka iyi mitungo yaba Iribagiza cyane, kandi uri kumva ko Iribagiza anyweye umuti wa kabiri Rugema byamugiraho ingaruka zikomeye cyane, kubera ko yajya mu butabera akajya kubasha kuba yahanwa byemewe n'amategeko. Noneho uri kumva ko Rugema ntago yakemera ko uyu muti bawuha Iribagiza bwa kabiri, kandi bamaze kuba babyivumbura. Niyo mpamvu mwabonye ko uriya musaza papa Kamarade Rugema arimo amuneka cyane, yashyizeho maneko ngo izajye imuneka na Fabiola. Rero nawe arimo araneka uriya musaza. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane biri kugenda bigaruka hano muri filimi Inzira y'umusaraba. Nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ugiye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, nkubwira ibintu biraza kuba byakurikira.
ese cyose n'uriya mukobwa iribagiza bo ibyabo biraza kuba byaherera hehe, kubera ko twabonye ko iribagiza ashaka kuba yamenya ukuri nimba cyose ariwe wabashe kuba yatera inda uyu mukobwa isimbi, ariko cyusa ntago ashaka kuba yabibwira iribagiza. Rero iribagiza yagumye abwira cyusa ati mbwira ukuri, use ubundi dushobora kuba twabana gute kandi ugumya umisha ukuri. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yaryoha cyane, iyi episode turi kugenda tuganaho ibintu biri kugenda biba neza. Nimba tubashije kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditsemo subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima.